dukeneye amahoro, dukeneye amahoro, dukeneye amahoro, dukeneye amahoro, dukeneye amahoro mu bantu, dukeneye amahoro muri Afurika, ku isi yose dukeneye amahoro, dukeneye amahoro. radiyo umwe uyu munsi turi kuwa kabiri tariki ya mbere z'ukwezi kwa kane umwaka wa 2025, tukaba twinjiye muri studio za radiyo nk'ibisanzwe tumanuka mu karere ka Kigali, aho tuba tureba muri geopolitike ku bintu bihagaze mu Rwanda. Se ibintu bihagaze gute nyuma y'ibihano byakomeje kugenda bifatirwa bamwe mu bayobozi bakuru b'igihugu ndetse n'abagisirikare, aho ingaruka z'ibihano zitangiye kugenda zigaragara. Ibi nabyo tuze kuza tubireba kubera ko abaturage bakomeje kugenda batakamba nubwo ubutegetsi bwo bugenda bushaka guhishahisha ibimenyetso, ariko mu by'ukuri buriya inzara ntabwo ushobora kuyihisha, kuko naho ujya kuryama mu gitondo usanga iri ku muryango. turuze kureba muri Congo. Muri Congo umuntu bita Perezida Félix Tshilombo akaba yatangije icyo bise ngo ni table ronde sur l'appropriation du Génocide. Umuntu bita Faci akaba yavuze ati jenoside zakorewe ntabwo ari imwe, kubera ko izi ntambara nk'uko mubizi zagiye ziza muri za periyode zitandukanye. Izi ntambara zikaba zaragiye zigira cycle zitandukanye, kuko aho muri za 1996 zatangiye zitwa AFDL, nyuma aho bashwaniye na Kabila ubwo bakongomani batangiye kuvuga bati bishoboka gute ko umuntu bita Kabarebe yaba ari chef d'état major, umuntu bita Dari Munyuza akaba ari umukuru wa polisi. Yego nibyo mwadufashije kwirukana umunyagitugu, ariko rwose mu by'ukuri mwakagombye kugenda niba ari icyo tubagomba tukazakibaha, ariko ibi mu by'ukuri ntabwo aribyo twari twumvikanye. Izo ntambaro bamaze gushwana, Kabila washwanye na Kagame byumvikana, byabaye ngombwa ko bagaruka mu Rwanda. Icyakurikiyeho n'iki, bagarutse bashinga RDC. RDC nayo baragiye haza kuba amasezerano n'iki byose aba bya mixage na brassage n'iki, nyuma nabwo haza kuvukamo ikindi gice cya CNDP. Izo za CNDP nazo ziza kuvukamo za M23 ya mbere, none bagatse na M23. Izo ni cycle z'intambara zose zagiye zigira ubwicanyi bukomeye cyane mu gihugu cya Congo, aho perezida wa Congo Félix Tshilombo adaciye ku ruhande yavuze ati miliyoni 10 zirenga 10 z'abakongomani zapfiriye mu izi ntambara, ndetse atunga n'urutoki ati n'izi ntambara za Paul Kagame n'igihugu cy'u Rwanda mu by'ukuri tutirengagije ko muri cya gihe cya za Kisangani bwo harimo n'intambara hagati y'u Rwanda n'Ubugande, ariko Abagande bakaba baremeye kujya mu rukiko bakaburana bagacibwa ndetse na fine, bagacibwa ibihano, bikageza kugera n'aho rwose Uganda kwiyemeza kubaka imihanda mu kiguzi mw'ayo mafaranga bari baravuganye. Mwita Paul Kagame we yanze kujya kuburana, yitwaje ko nta masezerano afitanye na ruriya rukiko rwa ICC. Mu by'ukuri yaza kuba yaragiyeyo nka Museveni, byari kurangira hari agreement ibayeho, ariko we muri bwa bwemezi bwiwe yanze kujya kuburana. None uyu munsi wa none ukabona ko mu by'ukuri Felix avuga gakeya Uganda, ariko byabaye Kisangani, naho ino minsi baje gutangiriza ikibise ngo ni table ronde sur l'appropriation du Génocide. Biri koko kandi kuko bibabaje cyane bamugani nkuko yabivuze mu ijambo rikomeye cyane, avuga ati ibintu byabaye mu maso ya communauté internationale baraceceka barumira kubera ko ni génocide. Génocide ni génocide yakorewe abanyagihugu ba Congo mu kugira ngo ba imperialiste bagere ku mabuye y'agaciro byumvikana. Akaba ari ibintu bakomeje kugenda bavuga cyane, aho umuntu bita Felix Tshilombo yavuze ibintu bikomeye cyane,
avuga ati yagumye gutunga urutoki igihugu cy'u Rwanda kandi koko mu by'ukuri izi ntambara hafi ya zose aho yavuze ati nko muri Kivu y'Amajyepfo hari ahantu bita nka hari site zigiye ziberaho za masakre aho bagiye bagenda bagambiriye kumara ubwoko buhatuye. Yatanze nk'urugero aho yavuze ati nko muri Kasika ndetse na Kabora ati hari hatuye ubwoko bw'Abanindu ndetse n'Abarega ati abo ngabo puresike rwose kimwe cya kabiri cy'abari bahatuye baragiye bararimbura. Ukibaza se ko intambara za Paul Kagame buri gihe yashinziragamo avuga ko akurikiranye interahamwe muri Sud Kivu abo Banindu n'Abarega baziraga icyaka byose ko bari ibintu muri za gahunda kugira ngo bazashobore kwigarurira ahantu abo bahasanze bagomba kubemera kuko byagiye bigaragara ahantu henshi cyane hariya za Panzi zaye hose muri Sud Kivu honyine gusa muri za Nord Kivu naho nuko byagiye bigenda muri izi sike z'intambara zose zagiye ziba hari ahantu bageraga rwose ugasanga bamazeho amavirage yose barayarangije haki byose byagiye biba muri sike z'intambara zagiye ziba nkuko navuze mbabwira nti byatangira ya FDL abo baturage bakungumane bapfa barashira n'impunzi z'abanyarwanda haza kuza za FDC nabwo barakomeza noneho barashira n'ubundi haza za CNDP barashira n'izo mpunzi z'abanyarwanda z'abagungu z'abahutu bakagenda bazica ariko noneho reka tuvuge iyo tuvuga miliyoni 10 zirenga 10 z'abakongomani bamaze kugwa muri izi ntambara zose ariko umuntu bita Faci akaba yagiye kure akavuga ko ibyo byose abishyira ku gihugu cy'u Rwanda kubera ko nicyo cyagumye kugenda kigaragaza muri izi ntambara zose kandi n'iyi mitwe yose yagiye ivuka nyine yagiye ivuka inyuze ivukiye nibo bagiye bayishinga kuko aba bose bajyaho ino mitwe ni abantu bahoze bari muri RDF ni abantu bahoze mu nkotanyi kera bariya bose murabona baba bano bankunda baba aba Bosco Ntaganda baba uyu nguyu Makenga baba harimo n'abandi ariko bo bari mu gisirikare cya Congo batari biyomora kuri leta bo tuzi tutagarukaho ako turavuga abo bose bagiye bakoreshwa muri izi ntambara zose uko bagiye bashinga iriya mitwe mu by'ukuri twese tubizi ko aba u Rwanda ruba rubiri inyuma ariko mu by'ukuri bagafata abakongomani 3 4 5 bashyira imbere nka cya gihe cya AFDL bajya kuvana mu mbuto bashyize imbere bashyize imbere uriya Kabila Pel ariko mu by'ukuri intambara ntabwo yariye ni nayo mpamvu bageze Kinshasa nyine chef d'état major akaba Kabarebe ndetse no kuri polisi akaba Dani Munyuza niyo nayo byakomeye cyane noneho aho umuntu bita Faci yageze mu burasirazuba mu majyaruguru muri Kivu y'Amajyaruguru akavuga ko jenoside nazo zagiye zibera ahantu hatandukanye ariko agaruka noneho mu izi ntambara zikiri nzima rwose zikiri mbisi ati RDF 23 bakoze masakre ahantu bita Kishishe Bambu ndetse Nyundo za Mweso hariya za Rushari Mukoto za Ngungu hose bagenda barimbura abantu ati kandi ikigaragara cyo nuko bagiye barimbura bashaka kurimbura ubwoko ati ko muri Kivu y'Amajyaruguru iyo za Ituri bagiye bahiga ubwoko bw'abahutu bigaragara ko mu by'ukuri bahagambiriwe no kubamara ibyo so rero tugenda tubona mu by'ukuri ko mu by'ukuri iyi Genocost ya Congo batangije noneho icyo kintu cyo gukurikirana ibi bintu bigaragara ko igihugu cya Congo gishaka gupushinga cyane kugira ngo byemewe ku rwego mpuzamahanga kandi ibi byose mu by'ukuri nk'uko bavuga bati amahanga yicecekeye komite international yaricecekeye byose byakoze investigation ibintu amatohoza yarakozwe yararangiye UN iyo bita mapping report iri hari New York byose biri documenté uko ziriya ntambara zose zagiye kuva day 1 muri 1996 kugeza n'uyu munsi wa none ba acteurs principal bagize ubwo bwicanyi bagize no kuvuga ngo wari uyoboye batayo wari uyoboye kompanyi wari uyoboye brigade wari uyoboye division biriya byose biri documented neza rwose kuri nta kindi gisigaye kandi uko niyo ugiye no kureba n'ubundi usanga ba bandi bavugwa muri mirongo za 1996 za 2000 aho ngaho ni nabo no munsi ba none bakiri ba acteurs principal bakiwe zangabo n'ubundi kuko cyagiye gihindukamo nuko wenda mu gihe runaka bamwe bari bakiri kuba kapiteni cyangwa aba major cyangwa aba colonel uyu munsi bakaba baragiye baba wenda abajenerali cyangwa abajenerali de brigade
izi ni ibintu bikomeye cyane twabonye ko umuntu bita faci abishyizemo imbaraga zikomeye cyane ko byanze bikunze abaturage ba Kongo bakeneye ubutabera kuko hagiye hagaragara ko habaye ikintu cyo kurimbura amoko bigambiriwe kandi byateguwe neza kandi koko ibi byose kuko ugiye ureba ahantu hagiye havumbuka amabuye henshi cyane aho bagiye bagira hari ubwo butunzi n'iki bagendaga bamara batsembatsemba nibyo bintu bibona nuko avuga uti se nimba Kagame na RDF binjira muri Kongo ko bagiye gushaka FDLR abakongomani bazize ikintu kubera ko mu by'ukuri ikibazo Kagame yari afite atari FDLR ahubwo ikibazo yari afite ni ukwica abakongomani kugira ngo babone uko bagira ku butunzi bwabo kuko iyo bamaze kuhateza intambara abapfa barabica abasigaye ariko ko yigeze Kagame yigeze kubyivugira ati twagiye muri Kongo abo twica turabica abo dusahura turabasahura buriya nibyo byose baba bavuga ko mu by'ukuri twe turabizi neza ko umuntu bita Paul Kagame yari mu kazi k'aba imperialiste ba imperialiste rero mupfa mudapfa ntacyo babwiye icyo bakeneye ni imari iri munsi y'ubutaka bwa Kongo bakaba bari bagize imana ku muntu nka Paul Kagame rero we ubagererayo ku kiguzi icyo ari cyo cyose ariko ukabona ko bitangiye kugira ingaruka zikomeye cyane nubwo isi icecetse ariko si uko icecetse muzaba mureba ibi byose mu by'ukuri aho birimo kwerekeza ni muri ICC nk'uko twari tubabwira ko umuntu bita Karim Khan arimo gutegura za mandadare ku bantu bose bagize uruhare muri ziriya ntambara zose zagiye ziba mu burasirazuba bwa Kongo baba abanyarwanda baba abagande se cyangwa se memu n'abakongomani ubwabo bose mu by'ukuri ko tugiye tubona ko harimo nka babiri bari baratwaye gusa uriya Bosco Ntaganda n'uriya wundi nanumvise ngo bashinzwe umutwe Izayituri nawe Tuma Rubanga nabo ni abantu bamaze abantu muri Kongo mu by'ukuri ibintu byababaje cyane naje no kubabara cyane mbonye ubu i Kigali babonye ko hariya za Kisangani bagiye gutangiza iki kintu bise table ronde sur l'appropriation du génocide igisa n'icyakangaranyije Kigali kubera ko bazi neza ko iki kintu batangije kizaza gushekinga mu bubiko bwa UN i New York kubera ko mapping report bayisinjirijeyo ibintu byose byahari documente nta kintu kibuze igisigaye ni ukwactive inkiko gusa nk'uko mwabonye ko igihugu cya Canada cyiyemeje ko kizatanga amafaranga yo gushyiraho urukiko special ku gihugu cya Congo nk'uko hagiye urukiko rwa Arusha rwaburanishije abagize uruhare muri jenoside mu Rwanda ibi byose rero ni ibintu turimo tugenda tureba mu by'uko tubona aho bigenda byerekeza ko ibintu bikomeye cyane abanyarwanda n'abanyarwandakazi kuba twabonye ko rero umuntu bita Macron Yolanda uyu muvugizi wa guverinoma y'u Rwanda amaze kubona ibi byose byavuzwe akaba yavuze ngo abapfuye bose muri Kongo ngo byatewe n'abayobozi mu by'ukuri ukibaza uti aho RDF M23 cyangwa RDF CNDP RDF RDC RDF AFDL bicaga abantu faci yari ari hariya no akiri byose byabaye ku butegetsi bwa Paul Kagame bigaragara ko ari kwishongora ku bantu kandi binababaje cyane aho turimo turavuga miliyoni 10 z'abantu aka gahanga avuga ibintu aba bantu babikora bumva bizarangira gutya ibintu byose ni bikomeye cyane mu by'ukuri birimo bigaragaza ko agatsiko mu by'ukuri ubutegetsi bwa Paul Kagame buzarangirira ahantu hatari heza cyane kuko bigaragara ko uko bizagenda kose n'izi ntambara bivugutamo ariko bakozemo amabi menshi cyane bakoze ubwicanyi bwinshi bakoze n'izo jenoside niyo mpamvu bayita genocide kubera ko ni ubwicanyi bwagiye buba mu ma etape atandukanye bitewe n'izi ntambara ko zagiye zihindura amazina ariko ba acteur principal bagiye baziyobora n'ubundi ni bamwe Kabarebe bariya nabo ba Mubaraka nabo bariya ba Murokore nabo ba Alexis Kagame ni bariya abana ni ba Ruvusha bande bose ntabwo bajya bahinduka ni bamwe cyahindutse n'amapeti bagiye bagira mu myaka itandukanye kuva 1996 kugeza uyu munsi wa none muri 2025 kandi birimo bibona ko mu by'ukuri Kongo irimo gupushinga cyane ayo mpamvu ubona bashaka kugira ngo bayiteshe umutwe bayiteshe umutekano muke kugira ngo ibi bitazagerwaho kandi koko muri objectif za Paul Kagame na RDF M23 bagamije no kugira ngo Kongo ijye mu kavuyo nishaka icikimo ibice noneho ibyo ubutegetsi bwari bufite muri gahunda bitazagerwaho kubera ko hari benshi cyane bazabigenderamo cyane cyane umuntu bita Fache kuba akomeje kugenda atunga urutoki avuga ati iyi jenoside yabaye mu Rwanda mu by'ukuri uruhare runini rwa leta y'u Rwanda byumvikana
abavuga Kagame na RDF, kandi koko twese turabizi ko ariko ibintu bimeze, kuko ubwicanyi bwabaye. Umuntu bita Faci yavuze ati muri Sud Kivu hariya bita muri Sud Kivu ahantu bita muri Kasika na Kabora hariya bishe ubwoko bw'aba n'indu n'abarega. Mu by'ukuri ngo hari n'abadamu bagiye bahambwa ari bazima mu byobo ibihumbi amagana. Ibintu biteye ubwoba cyane kubona perezida w'igihugu ashobora kubivuga, kandi koko biri documented, aho bagiye abantu bahambwa ari bazima benshi ikivunga. Ibi byose biryamye muri New York hariya, kuko aho tuvuga tuti peuple congolais bakeneye ubutabera, kuko aba bantu bakoze ibi byaha mu by'ukuri ni inyoko muntu, kandi mu by'ukuri dukeka ko uko bizagenda kose abayigizemo uruhare bazabihanirwa. Akaba ari ikintu gikomeye cyane kandi urabona ko cyateje umutingito mu gatsiko, kubera ko ino table ronde sur l'appropriation du Génocoste mu by'ukuri ni ikintu gikomeye cyane, kandi aho mvuga ngo banyarwanda b'umutima dukomeze kuzirikana abakongomani bagumya kugenda bagwa muri izi ntambara za ambisiyo za Paul Kagame, aho aba ashaka kugumya kugeza aba imperialiste ku mutungo wa Kongo, aho kugira ngo bawugereho bikaba bibasaba kubanza guteza intambara, ndetse bagenda bahungeta bica n'abo bantu bahatuye kugira ngo bahunge niba bava ku misozi bariho, noneho basigare bidegembya bacukura, n'abandi babafashe za mateka bajya kubacukuza ku ngufu nk'uko basanzwe babikora. Abanyarwanda bakaba ari ibintu bikomeye cyane, kandi tuba tubereka ko aho ubutegetsi bwa Paul Kagame bwerekeza turimo turahabona nta handi buzarangira uretse muri ISIS. Ibi reka tube tubetsikiye ahangaha, tuzagabigaruka kuko iki cyumweru bizakomezamo, tuzagenda tureba aho bigenda byerekeza, cyane cyane ko tuzi ko muri hariya mu kigo mpanabyaha muri CPI ariyo twita ICC, umuntu bita Karim Khan yakomeje kuba yegeranya ibimenyetso byose bya nyuma, byose birahari, ubundi hakazakurikiraho etape zindi, ubwo ni za mandadari byanze bikunze, kandi abayabigizemo uruhare bazabihanirwa, kubera ko tubizi neza ko izi ntambara zifite abaziyoboye kuva zatangira 1996, kandi uretse kuba zaragiye zihindura amazina, ariko nyirazo n'ubundi n'umwe, nk'uko Faci yavuze ati ikibazo n'izi ntambara n'izi jenoside zabaye zitandukanye, ubwishingizi bwayo butandukanye, ni hejuru y'igihugu cy'u Rwanda. Birabaje cyane kuba nabavuga igihugu cy'u Rwanda, ariko mu by'ukuri ni hejuru y'intambara za Paul Kagame na clique bafatanyije mu kaboko k'aba imperialiste, kugira ngo bakoreshe izina ry'u Rwanda, bakoresha abana b'abanyarwanda mu nyungu z'aba imperialiste, bo bashaka gutwara imitungo ya Kongo. Ariko bikaba bibabaje cyane kubona twe nk'abaturanyi ari twebwe twagize ikiraro kirimbura abakongomani. Ni ibintu bikomeye cyane, kandi tuzi ko nyuma y'ibi byose nyakunda kuvuga ngo Paul Kagame na FPR dufitanye urubanza, mu by'ukuri ibi ni ibintu byigaragaza ko uko bizagenda kose ababigizemo uruhare bazabyishyura. Tugaruke no turebe mu gihugu cy'u Rwanda ese bimeze gute. Mu Rwanda ho ibi bihano birimo bigenda binugwanugwa, ibyavuzwe n'ibitaravugwa nabyo biri mu nzira biza, cyane cyane ko dutegereje mu minsi ibiri, mu minsi 3, ku itariki 4 z'ukwa 4 muri UN naho uko bizagenda, ariko bigaragara ko bakomeza kugenda bafatira ibihano barikara agatsiko mu gatsiko, ariko bagumya kugenda basa bashaka kwerekana ko nta kibazo bafite, ariko ku biciro turimo tugenda tureba ukuntu byatangiye guhenda no kuzamuka n'ibiki byose, ni ibintu turimo tugenda tubona, ariko kandi bizagira ingaruka ku banyarwanda, kuko tubizi ko ari ibigo byinshi ari ibitaro byinshi, ari za centre de santé nyinshi tuzi ko zagendaga ziba zifite imfashanyo, usanga wenda abadogiteri bahari bahembwa n'igihugu runaka cyane imiryango runaka ifasha yo hanze, ugasanga hari imiti runaka iva n'aha, abarwayi b'ibituntu bafana imiti hariya, abarwayi ba sida bavana imiti hariya, hari kurwanya malariya, hari ibigega nk'ibya USAID bifasha n'iki byose. Ibi ni ibintu tutakwirengagiza, nubwo ubona ko abagabo bakiga gumya kwigaragara, ariko mu by'ukuri ni iby'igihe gitoya, ubundi ibibazo nyirizina bikagumya bikazigaragaza. Hagati aho ngaho hakomeje kubona ikibazo gikomeye cyane cy'ubwicanyi bukabije burimo kugenda bugaragara, aho hagaragara imirambo myinshi cyane igenda igaragara, ariko mu by'ukuri bakubwira imburyo impfu bagiye bapfamo, ukabona ko ibyo baba batanga biba bidasobanutse. Akaba ari ikintu gikomeye kugenda tubona ko mu by'ukuri bitoroshye cyane. Indi nkuru ikomeye kugenda ivugwa mu Rwanda akaba ari urupfu rwa General de Brigade Rusagara, Frank Rusagara. Tukaba twabonye ko mu by'ukuri ubona ko hakurikiranye ibyo mu kirere uko byari bimeze, arashyingurwa uyu munsi, ibyo aribyo byose tukaba twibara tuti mu by'ukuri urebye ukuntu ibintu byari bikonje hariya, ntaho ndashobora kubona Kabarebe, ntaho ndashobora kubona
umuntu nka wenda mpera y'abajenerali bandi bari bakomeye mu by'ukuri, witegereje abari bahari bose uretse hari umugore wa Tom wavuze ati Uncle Rusagara rwose ibyo wanyuranyemo n'umugabo wanjye mwese murabizi, ibyo wanyuranyemo n'umugabo wanjye byose murabizi, ati ntabwo tubajwe n'uburyo apfuyemo, ati dushimishijwe n'uburyo yabayemo n'uburyo ubuzima bwe yabubayemo, no kutaba igifobagane, akemera kuba yazira ijambo aho kugira ngo uzire tutarivuga. Akaba ibintu nabyo nanone twagarukaho abantu badatindaho cyane, dusubiye mu mva n'imvano y'ifungwa rya Frank Rusagara, bakaba baramujijije ngo twabonaga babajenerali bajya kumushinja ngo yumvaga ngo raditahuka. Igihugu ninde mu generali waba uri generali ki utumva radiyo za opozisiyo ngo umenye uburyo uhindura ibintu muri guverinoma usavinga? Waba uri generali ki utumva imvugo z'abo mutavuga rumwe kugira ngo umenye uko mushyira ibintu ku murongo? Cyane cyane ko ni n'icyo kibazo, cyane cyane ko ubundi mu gihugu kigendera ku mategeko abasirikare ntabwo bagomba kwivanga muri politike, bagombye kuba bari bumva sayidi ya guverinoma ndetse n'iyo muri opozisiyo, ubundi ahandi niko bigomba kugenda. Ariko twebwe tukaba twaragize abajenerali ngo bagomba kumva umuntu umwe Paul Kagame nta wundi. We mu by'ukuri mu byaha principal bamuregaga ngo yumvaga ngo akanasoma n'ibinyamakuru bya opozisiyo yo hanze, ngo bamuregaga ngo yumva raditahuka. Waba uri generali ki utumva radiyo ubumwe ngo wumve aho tuba tubanenga ibiba byapfuye aho byo mugomba gukosora? Ibyo kwereka ko mu by'ukuri mu nyangire yahawe intebe muri kiriya gihugu, aho ubona abantu b'abavandimwe bose baca bakarumira, tukabonaga mu kiriyo ukuntu abantu bameze, tukabikurikiranye live, n'abantu bari bameze mu kiriyo bakonje cyane, n'abavuga rwose bavuga basiga badatomora, ariko ubibona ko muri bo bazi ikigenderewe n'agahinda ari kose, bazi ubiciye, bazi ubahekuye, bazi n'ugifite abandi bakirimo, cyane cyane nk'uriya Tom nawe kandi w'umuvandimwe nyine byumvikana cyane. Ariko akaba ari ibintu bibabaje cyane, ukavuga uti se Paul Kagame ashaka kugira ngo mbere y'uko ingoma ye ihirikwa ashaka kuzabanza kwisasira abakomuredzi bose barwanye ku rugamba. Ibi byose ni ikintu mugomba kwibaza, ukavuga uti banyarwandakazi, ibi bintu bibahe isomo rikomeye cyane, urebye ukuntu General de Brigade Frank Mugambage urupfu rwe ndetse n'uburyo agatsiko karwitwayemo birakwereka neza irangira ry'agatsiko na ya munyangire yimitswe igahabwa intebe mu Rwagasabo. Banyarwanda, ubundi mu kinyarwanda iyo umuntu yatabarutse niyo haba hari icyo mupfa urenzaho rwose ukamuherekeza icyubahiro, donc ukamuherekeza n'icyo. Ariko babonye ko mu bantu bose b'abayobozi generali nta n'umwe nabonyemo njyewe, nabonye cyo kuba wari uhari ni Karugarama. Karugarama ni ikigarasha nyine, na hariya arahagera nyine. Twabonye ko mu by'ukuri twagaya bari abagabo ba Kigali, mu by'ukuri ni ibintu byo kugaya cyane, ariko ibi byose aricyo biba bishatse kuvuga kuri bano bose bagumya kuba bakiri inyuma y'agatsiko, tubabwira ngo uko bizagenda kose kari inyuma karahanda, kandi ikiruta ikindi buriya ni uko utaba ikibufobagane. Niyo Rusagara yaravuze ati njyewe numva radiyo zo hanze kuzumva ntabwo ari ikibazo, nta mujenerali muzima ukorera igihugu wakagombye kutumva ahubwo muri opozisiyo, ahubwo ikibazo gihari ni ba bandi bakagombye kumva bombi, bo bahisemo kujya ku munyagitugu. Niyo igihugu cyacu cyapfiriye nyine, haboneka abantu b'abagabo baciye ubwenge bize kandi basobanukiwe nka Rusagara, akagenda nyine bacisha mu nzira babava. Turabizi benshi cyane ba Gasakure bariya bose bagiye bacisha mu nzira, abavugaga Rikijyana barwigara, bariya abantu benshi tuzi babihozagara, abandi bose bagiye nyine babacishaho kandi ariko bikomeye cyane, kandi byerekana ko igihugu cyacu kiri mu gihe kibi cyane, aho mu by'ukuri tubona ko iyi minsi ya nyuma y'umunyagitugu azahitana byinshi, azasiga asenye byinshi, kandi yarabivuze ati nihagera kugenda kwanjye ibintu nzabisiga nk'uko nabisanze muri 1994. kandi koko ukabona ko bisa nkaho byateguwe biri muri gahunda. Ibi byose twari tuvuga ngo Banyarwanda mukomeze kuba maso kandi mwirinde
ibi byose kubera yuko nta handi bizatugeza uretse kuba byatuzana mu yindi myiryane, kandi mu by'ukuri abantu bagombye kuba barize cyangwa baravanye isomo mu byabaye muri 1994, ukabona ko mu by'ukuri ari byo bizimo bitegurwa mu mitwe y'abantu, kuko hari byinshi tugumya twumva bagumya bitoratoza ariko bigaragara ko mu by'ukuri hari ikibi kirimo gitegurwa. Hagati aho ngaho reka rero dusubire muri Congo. Intambara zirakomeye muri Sud Kivu. Muri Sud Kivu intambara zirakomeye, mbyumva ko mu bice byegereye Bukavu, Wazalendo, FARDC, ingabo z'Abarundi baba besuwe na RDF 23, intambara zikomeyemo itariki, umunsi n'umunsi, isaha n'isaha, muzumva zigeze hariya muri Bukavu, kuko hari za Kavumu bararwana, ari ahantu hose aranturu mu bice bisa n'ibyerekeza Uvira, intambara zirahari, hano za Kamanyora izo ntambara zirahari, ahantu hose mu by'ukuri birimo bigaragara ko muri Sud Kivu iyi saha iyo ari yo yose ibintu bizaba bibi cyane. Muri Kivu rero y'amajyepfo hakaba havumbutse ikindi kintu gikomeye cyane. Turabizi ko hari umujyi ubu ngubu urimo hafi miliyoni n'igice y'abantu, ubu bakaba barafashe icyemezo cy'uko ngo hagati ya saa 2 na saa 3 hagomba kuba imyigaragambyo yo kuvuza amafirimbi, abafite amahone bakayavuza, abafite ibirumbeti bakabivuza, abafite amasafuriya bakayahondagura, abafite ibijerekani bakahondagura, ariko cyane cyane amafirimbi bagafata isaha yose mu ijoro kwamagana RDF 23 ngo bavire mu mujyi wa Bukavu. Ibi ni ibintu bikomeye cyane, resistance abaturage batangiye kugenda bazana, bigaragara ko mu minsi iri imbere mu by'ukuri iriya Bukavu uko bizagenda kose mu minsi iri imbere izaberamo intambara zikomeye cyane. Ikindi twongeye kuba twagenda twumva nuko mu majyaruguru ya Kivu y'amajyaruguru intambara naho zirakomeye hariya muri Warikare. Mu by'ukuri bakaba barayinjiyemo, ariko kuzayisohokamo bizaba ikibazo cyane kubera ko hari operasiyo akomeye cyane kandi basa n'abazagoterwamo. Warikare murabizi neza ko ari umujyi utuwe n'abantu bagera ku 15,017. Wari umujyi uri ahantu mu ishyamba, ayo mpamvu bitabazaga iriya ravitaillement yakoreshwaga indege kugira ngo bongere bazane ibikoresho ndetse bazane n'abandi basirikare bandi bajya bagiye gusimbura baguye ku rugamba, kuko iriya Warikare yari iy'abasirikare benshi n'ubu munsi kibarya, kuko amadrone agumya akora mu operasiyo ndetse na za Sukhoi n'abasirikare ndetse ku butaka bakomeje kuba bataborohera, kuko tubizi neza ko ingabo z'Abarundi ndetse FARDC na Wazalendo bakomeje kugenda bakora mu operasiyo kandi akomeye cyane, nubwo i Kigali batabivuga ariko pete ni nini cyane. Warikare ikomeje kugenda irya abana b'Abanyarwanda, ndetse no kuba imbere ko bayinjiramo buriya yariyamagana n'amagana, nk'uko musanzwe mubizi nka Paul Kagame ku gasozi niba yagafata hatakaje 3,000 we ntacyo bimubwiye, agumya ajya gusuruma abandi azanamo ba bana bose mwabonaga baba graduate cyangwa bagiye bapasinga mu myaka 1-2 nishize, abo bose bajyanywe hariya, ariko abasigaye ni mbarwa, uburyo uyu hantu hamaze kuba bagenda bapanwa bafata ari hanini cyane, hamaze kugira ingabo nyinshi cyane. Kimwe n'uwavuga ati 1/2 cy'ingabo za RDF kiri hariya, ntawabihakana kubera yuko mu by'ukuri intambara yageze ku yindi nivo, kandi turabizi neza ko intambara ntiratangira, ça fait que commencer. Nubwo ubona bo bashaka kugira ngo birukanke cyane bajya ngo za Kisangani hehe, ariko izi ntambara akaba ibintu bikomeye cyane. Hagati aho ngaho rero nsoza, umuntu bita Faci n'umunyamakuru ubwo bamubaza bati ko wigeze kutubwira ngo umwenderesi Kamushi bite, bakaba bamaze gufata ahantu hanini, bafashe za Guma, bafashe za Bukavu, bageze za Warikare bashaka no kujya za Uvira, bimeze bite? Umugabo ati njyewe Faci Felix akaba yashubije ati ubu ngubu turimo turinjira muri periyode za nyuma aho nta gisigaye, ati abapartineri bacu bagumije kujya batwinginga ngo wenda imishyikirano ikizageraho, twagiye Rwanda bita Paul Kagame arayikwepa, bariya bari mu 23 barimo kujya Rwanda barakwepa, baba partineri n'ubundi batega iriya Qatar twe turabizi ko ari Amerika, bajya ku kigaragara cyo nuko nta kizavayo. Umuntu bita Faci mu ijambo yavuze kandi rikomeye yavuze ati twahaye chance amahoro, ariko turimo turinjira mu minota ya nyuma y'uko nta gisigaye, ubwo kizakurikiraho nyine natwe tugomba kuzajya muri offensive tukisubiza agaciro, kandi ibi ngibi muzayibonesha amaso. Bita Faci yashatse kugira ngo arangize ibintu mu mahoro, akumva Paul Kagame we ahitamo kugumya komeza amezi intambara ziwe, ariko twaba tubona ko Bita Faci ashobora kuba afite plan B, avuga ati amahoro n'abananiranye
ubundi noneho umuta Paul Kagame tuzajya imbizi tuzajya mu mitsi kandi nko kurebye Faci yarangije guhambira umuta Paul Kagame amushyiraho umugozi mu ijosi igisigaye no gusunika intebe gusa kuko ntacyo Kagame azakora nk'ubu yakwepye abaperezida b'abanyafurika ngo hariya Rwanda avuga ko ntacyo yabeshya umuntu bita Lorenzo agiye ku mwami wa Katari kubera kwibwira ko umwami wa Katari yashoye amafaranga muri za Rwanda ya no mu Rwanda n'iki wenda bazagira ibyo bapfundika yakahavana amasezerano amurengera n'arengera ya 23 ndetse ubwo nabyo niba binanze ni Alexander umubona nayo rimwe na rimwe yitambika ni ukubera amafaranga bashoye muri cya kigo cyo kuguriza icyo bita Kigali financing sinibuka neza ni ikigo gishobora kuba cyaguriza abantu ibihugu amafaranga abantu bandi n'iki yani Luxembourg ikaba izwiho ko ari igihugu nacyo cya mafia cyane nabo aribo bagura nyine ariya mabuye ya Paul Kagame n'iki byose barimo kwiba muri ino minsi ibi byose ukabona ko ari ibihugu bari bibiri yaba ari Qatar yaba ari Luxembourg ni ibihugu mu by'ukuri bigura ko amabuye y'amibano ya Congo bababajwe n'amafaranga bashobora kuba baramenye mu izi ntambara ibi byose tukaba tubira ariko mu by'ukuri Faci akaba yavuze ati ntutagira ikibazo turi mu minota ya nyuma nimba amahoro abaparteneri bambwiye ngo ntegereze ntacyo bitanzate kandi kigaragara cyo ntacyo bizatanga atubwo ngo kizakurikiraho muzakibona banyarwandakazi uyu Faci nabwiye ko umuntu akomeje kugenda niga cyane menace zose bamushyizemo yakinnye diplomasi mu rwego rwo hejuru twafite tubona ko mu by'ukuri ibintu bikomeye cyane kandi ari arimo kwerekeza kuba yavuze ati twashyize imbere amahoro n'abaparteneri ubwo nabisuzugura Faci noneho hari ingingo imurengera resolution ya UN 2773 Paul Kagame RDF kuva muri Congo mu 23 gusubira mu gatanga biriya bice byose bafashe na za Bukavu na za Goma ntari ikindi kandi mwamwumvishije ko niba akomeje kunangira MONUSCO izahabwa manda special iyi bari bafite bazayirenovera ikitwa ukundi ikajya muri offensive ibi ni tubona ko byanze bikunze Paul Kagame akagumya kunangira bishobora kwinjira muri chapter 7 uko bizagenda Kagame yarabizi kuturusha azi ibyabaye kuri Gaddafi ako ntawe akabyifuje bitafashe nta kintu atakumuri kugenda ashyira imbere amahoro akumwita Paul Kagame kubera ko azi ko ari mu minsi ya nyuma kubera ko abizi ko bamucukije aracyatarataza ngo arebe ko mu by'ukuri abo ba imperialiste abo ba maître biwe bavuga bati nanjye mugomba kumpa exit nanyuramo ntasebeye ariko ikigaragara cyo nuko Paul Kagame ari past tense mu by'ukuri ibintu byo byarangiye kuko akazi yari afite ubona ko barangije kumuvanaho umugati ntiyabyemera ameze nk'awa mwana bacutse atabishaka akarashya imigeri ariko ikibabaje nuko bikomeye kugenda biteza intambara zica abakongomani n'ubundi nanone barimo kuregwa mu izo masakre zigenda zikorwa kuko niho haza izi za Kishishe niho haza izi za Bambu niho haza izi za Nyundo niho haza za Mweso ibice byose bagiye bagira bica abantu niho hazamo kuri Goma bamaze kwifata bamaze kugera ku 8 babarega kumva ko ni ibintu biteye ubwoba cyane kandi bizazamo za crime contre l'humanité za massacre gufata abagore ku ngufu nabonye ko nkariya mu gereza ya Munzenze hariya kuri Goma binjiyemo bagafata abagore ku ngufu bamara gufata abagore ku ngufu bafite harimo n'imbere y'abana babo kuko burya muri gereza ntabwo bari bafite abana batoya barangiza bakayishumika ahaguyemo barenga 970. Ibi niyo mpamvu mwabonye ko Kagame yanze ko yanze ko baba enquêteur cyangwa babantu bagomba kuza kureba umuriyoni byabereye kuri Goma babangiye ko babaza tuzi ko Paul Kagame ntabwo ari makenguriya niba babangiye kubera ko bavuga bati aba bantu aho ibyo biri rusange bazasanga bigihari buriya banashaka kugira ngo bazabanze babitwikize cyangwa babyimure ariko bazabyimura gute ko satellite zihariya kandi ko abantu benshi cyane bagiye bapfa bagiye bahambwa na Seyiseri tubaruje byari byose bagiye bari kodinga amavideo twarayabonye iki byose kenshi na kenshi babaga babishe abagore abana abakecuru iki amavideo turayafite kwereka ko mu by'ukuri ni ibintu bikomeye cyane abanyarwandakazi aho tubona ko iminsi ya nyuma ya Paul Kagame ndetse na RDF yiwe niba ibyaha babarega ntaho bitaniye n'ibyo bareze umuntu bita Hitler muri Holocaust yakoze mu by'ukuri ntaho bitaniye
iyi genocost ya Congo nta itani na Holocaust mu by'ukuri, kandi rero by'abagabo bombi, yaba Hitler yaba Paul Kagame, ni abantu bafite ambition, bafite ideologie expansionniste, kandi bagiye bakaroga abenegihugu babo bakabagira ibitangaza, banyine bakabinjiza mu zo ntambara, ariko mu by'ukuri bashaka kugira ngo bigwizeho imitungo n'ibyubahiro, ariko ibyo byose bikaba bigiye kudusigira ikibazo gikomeye cyane. Banyarwanda rero akazi rero ngira ngo tuhagarikire hano rwose, nk'uko bisanzwe mu kimwe nanjye François Mutuyimpungu ku buyobozi bwa radiyo ubumwe, nk'ibisanzwe mujye mwibuka gukora subscribe, share and like, kandi mujye mwibuka no gusiga komanteri, kandi twongera twibutsa ngo banyarwanda turi mu bihe bibi, turi mu bihe bikomeye, igihugu cyacu mu kindi bihe bikomeye, kandi mwirinde munyangire, mwirinde kugambanirana, kuko nyuma y'ibi byose Paul Kagame na FPR dufitanye urubanza, ba general mudakadiri, ba colonel, ba major, ba depite, ba senateri, mutamagana ibi bintu, nyuma y'ibi byose hazaba urubanza. Murakoze. Dukeneye amahoro, dukeneye amahoro, dukeneye amahoro, dukeneye amahoro, dukeneye